mwe mwese turi kumwe kuri Green TV Global, nimurane Imana kandi Imana ihorane namwe. Tayari ibirego bikomeye biratanzwe kuri Pastor Mutesi, uwo bita Pastor Mutesi Aime Prudentiel. Nkuko rero mubizi, tubiziranyeho twese, Pastor Mutesi hari inkuru nyinshi zimaze iminsi zimucicikanaho, cyane cyane izo guhinduranya abagabo, guhinduranya imyenda y'imbere, kugambanira inshuti ye Asiya, no gutukana. Hagati aho mwe muryoherwa n'ayo majwi meza y'utunyoni tuba twabashyiriyemo, tuba twazanye inyoni hanyuma tukazishyira hafi yacu kugira ngo zibaririmbire munezerwe. Muri abantu bacu beza kandi ubwo rero nimukore subscribe rwose, abantu tubazana n'utunyoni kugira ngo tubanezeze, tubaririmbire amajwi ari naturel, ari genuine. Nimukande subscribe, hanyuma mukande no kunzogera, mujye mubona ibiganiro byacu uko bigezeho, hanyuma nimubona akanya munakoreshe kuri bagenzi banyu, muraba mugize neza cyane. Ibi bintu bitatu rero twari tuvuzeho bitrendinga kuri Mutesi, ari byo guhinduranya abagabo, guhinduranya imyenda y'imbere, kugambanira mugenzi we, ndetse no gutukana, byamubyariye ibyaha 5 ashinjwa. Tugiye kubirebera hamwe. Icyaha cya mbere nyirizina ni uguhinduranya abagabo. Uyu mugore Pastor Mutesi aravugwaho abagabo 5 amaze guhinduranya mu gihe gitoya. Niba koko ibyo avugwaho ari byo, ni ibintu byo kwibazwaho. Ese Mutesi afite izihe mbaraga zikurura abagabo? Kuko umurebye rwose imbaraga zikurura abagabo zirazwi. Pastor Mutesi nta na 2% afite rwose, nta mbaraga z'amashusho afite, nta mbaraga z'umubiri afite zakurura umugabo n'umwe, nta na 2%. Ese aba bagabo abakurura ate? Abakuruza iki? Ese ni amafaranga abakuruza? Nayo ntayafite ahagije yakurura umugabo, kuko umugabo nubwo mu by'ukuri umugabo ukururwa n'amafaranga nta mugabo umurimo, ariko niyo umukuruye akururwa na menshi, ntago ari udufaranga. Ngarutse inyuma gato, umugabo ukururwa n'amafaranga ntiyitwa umugabo, yitwa umupfubuzi. Si n'umuntu wo gutinyuka kujyana imbere y'ubuyobozi ngo murasezerana, si n'umuntu wo gutinyuka kujyana imbere y'itorero ngo murasezerana, yitwa umupfubuzi. Siko bimeze. Ari amafaranga rero akurura abo bagabo, ubwo ntibaba bitwa abagabo. Ariko kandi nta nayo afite yakurura umugabo, umuntu wapfuye kwitwa umugabo. Kuko umugabo yakuruwe n'amafaranga ubwo ari menshi. Abantu benshi bari kwibaza niba Pastor Mutesi adafite uburozi, akaba aribwo yifashisha mu gukurura abagabo, kuko biragaragara yuko nta mbaraga z'amashusho, nta na 2%, nta mafaranga menshi yakurura ingirwa abagabo. So abantu baribaza niba ataba afite imiti cyangwa uburozi, twe kubwita imiti, akuruza abo bagabo, akaba ari bagenda bakurikiye ari ibishushungwe batazi iyo bajya. Bibaye ari byo rero, inzego zibishinzwe zakabaye zikora iperereza zikareba, ese uyu muntu arimo kwangiza abagabo b'igihugu? Ibyo ni ibyibazwa, ariko batanga na recommendations ku bashinzwe kurengera abantu, harebwe niba uyu mugore adafite
amarozi atuma ahinduranya abagabo nk'uhinduranya imyenda y'imbere. Icyaha cya kabiri ni ukwica umuco. Mu muco nyarwanda nta mugore ushaka abagabo barenze umwe. Uyu nguyu amaze kuvugwaho 5 ahinduranya uko yiboneye. Ibi ngibi ni ukwica umuco too much. Harebwa niba mu by'ukuri kwica umuco nabyo bidakoze icyaha. Icyaha cya gatatu ni ugusebya izina ry'ubupasitori. Wenda ibi ngibi ntabwo byarebwa n'inzego zishinzwe ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha, ariko nibaza ko abashinzwe amatorero n'abashinzwe ayo mazina y'ubupasitori bakwiye kumwambura iri zina, keretse niba koko ari abapasiteri twasobanura mu kinyarwanda abashumba baragira izo bazarya n'izo bazabaga n'izo bazagurisha, akaba ari aho ngaho yibona. Ariko niba ari pasiteri kwa kundi tumuzi, iri zina ndibaza ritamukwiriye. Umugore uvugwaho ibintu bingana kuriya, abagabo 100, gutukana n'akavuyo kenshi ntabwo gakwiye kuranga umupasiteri, ntabwo gakwiye kuranga umunyarwandakazi. So ubwo rero abashinzwe iby'iyobokamana mu gihugu babirebe. Hanyuma icyaha cya 4 avugwaho ashinjwa ni ubufatanyacyaha mu gufata umuntu ku ngufu. So haravuga yuko uyu mugore Mutesi, Pastor Mutesi yaba yaragambaniye Mutesi agatuma agera kuri uriya mugabo, hanyuma uriya mugabo banabigambanye akagerageza kumufata ku ngufu kugeza n'ubwo amufata amashusho n'amajwi ngo arimo kumukanda amaguru. Ibintu nk'ibi ngibyo, ibintu bitari professional, kandi ibintu ntekereza ko bihanwa n'amategeko. Niba biriya bintu byaragenze kuriya, hari inzego zakabaye zibikurikirana, niko nibaza, kuko biriya no kubangamira uburenganzira bw'umuntu, ni ugusebya umuntu, ni ibintu bibi. Harebwa niba koko Mutesi koko harabayeho kugerageza gufata ku ngufu Asiya, niba kandi koko Mutesi yarabigizemo uruhare, abantu bose bari muri iryo fatanyacyaha bakagira gute, bakabibazwa. Umuco wo kudahana rwose nta n'ugihari muri iki gihugu. Abasibo rero uwo muco abasibo bagirirwa impuhwe ngo be kubazwa ibintu bigize icyaha barimo bakora. Hanyuma icyaha cya 5 ni ugutukana. Mwumvise abantu bavuga Mutesi arimo gutuka Asiya ngo ni ingegera n'ibindi bitandukanye byinshi ntabasha gusubiramo. Gutukana cyo ni icyaha rwose, nta no kubishidikanyaho. Gutukana ni icyaha gihanwa n'amategeko. Nibaza ko rero adakwiye gutuka umuntu uwo ari we wese, by'umwihariko umudamu uzwi, umudamu w'umupasiteri, ngagire gute, agende gutyo atabihaniwe. Muri rusange uyu mugore Pastor Mutesi ateje saga mu gihugu. Nibaza ko hari ibyo akwiye kubazwa, akwiye kugira ibyo abazwa rwose. Ubundi akareba ukuntu yakwihana, akareba ukuntu yakosora izina rye. Ngayo nguko. Mwe mwese turi kumwe kuri Green TV Global, nimurane Imana kandi Imana ihorane namwe.